intoki mu biryo agiye guteka. Iyi ni inkoko yanjye rero murayibona imeze neza, ntabwo ari inyarwanda, mu mavuta, ziri mu mavuta, aze kuboneka, ngiye gushyiramo za nyama z'inkoko kugira ngo zitogoteremo. Murabibona ko isosi yacu ibonetse. Ibiryo byacu rero ni uku nguku dushoje bimeze, murabibona. Sandrine nk'uko yakomeje atwumvira. Mwaramutse, mwiriwe, muraho, bitewe n'aho muherereye, nizere ko mumeze neza, cyane cyane abakunzi ba Ikamba Blooms TV, mwe mudukunda kandi mukanadushyigikira, ntabwo twabifata nk'ibisanzwe. Buri munsi tubona ko muri abantu bacu b'agaciro, cyane cyane iyo murebye ibiganiro mukaduha like, mukaduha share, mugakora share, mugakora comment, ni ukuri n'iby'umugisha. Mujye mwibuka no gukora subscribe. Wowe wabikoze, Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Nawe ubyumvishe uri mushya kuri iyi channel, ni ukuri ubikore, ni umugisha, ni inkunga ikomeye uri bube uduteye. Rero mu kiganiro cyacu cya life care, tugire ubuzima bufite icyizere. Murambabarira ijwi ryanjye, narwaye grippe, ntabwo rimeze neza, ariko mwihangane, ariko turabigendanamo neza, ni ukuri muragubwa neza. Tugire ubuzima bufite icyizere, ubuzima bufite icyerekezo, ubuzima bufite intego. Ndakwifuriza kugira ubuzima burabya, ubuzima butanga ubuzima ku bantu bagukikije, abantu bari iruhande rwawe. Ni ukuri ujye wishimira ko byibuze ku munsi hari umuntu umwe wishimye kubera wowe. Uyu munsi rero tugiye gutekana inkoko. Ngiye kubereka ukuntu nteka inkoko, ntabwo ari ibihoraho, biterwa, ariko uyu munsi uburyo ngiye kuyiteka nibyo ngiye kubereka. Tugumane, ni ukuri, stay tuned, mugumeho. Ahangaha intoki zanjye zirakarabye, nakarabye intoki zimeze neza, ariko nzagura n'amaga yo kujya nkoresha mu gikoni. Hari abantu badakunda nyine kubona umuntu ari gukoza intoki mu biryo agiye guteka. Iyi ni inkoko yanjye rero murayibona imeze neza, ntabwo ari inyarwanda, ni inzungu niko tujya tubyita. Za zindi zishya vuba ariko ziraryoha. Nabanje kuyimarina rero, ndayitereka umwanya mutoya kugira ngo ibirungo bikore mbere yo kugira ngo nyiteke. Ibirungo nakoresheje ntabwo ari ibintu birenze cyane, umuntu wese yabibona, cyangwa utanabibonye wakoresha ibyo ufite hafi yawe. Nashyizemo black pepper, murayibona, zibamo ubwoko bwinshi, ariko ngewe iyo nakoresheje ni iyi ngiyi. Nkoresha na turmeric. Turmeric murayizi ukuntu igira umumaro ku buzima bw'umuntu. Ni ukuri ngewe ibiryo byinshi ntetse nkunda gushyiramo turmeric, ndayikunda kuko ni nziza, ifite akamaro kenshi, nako nzakababwira mu buryo bwo kwita ku buzima. Shyiraho rero n'ikindi kirungo cy'inkoko. Njye nakoresheje chicken masala y'ubu bwoko, yo muri Tropicana Heat. Iyi niyo nakoresheje. Nawe rero wakoresha ibyo ufite, kandi utanabifite nabwo ntacyo bitwaye, wabikora nyine mu buryo bukoroheye. Rero maze kuyimarina nayiteretse akanya gatoya kugira ngo ize ibirungo bigeremo imbere. Ubu rero ngiye kuyikawusha. Isafuriya yanjye rero maze kuyishyushya, nsukamo amavuta y'ubuto. Ushobora gukoresha amavuta bitewe n'ayo ukunda. Hari abakoresha olive oil, hari abakoresha y'igihwagari, habamo ubwoko bwinshi bw'amavuta. Murabibona rero ko amavuta yanjye amaze gushyuha, ngiye gushyiramo inkoko yanjye. Ngiye gushyiramo inkoko zanjye rero kugira ngo zikawuke. Murazibona rero ziri mu mavuta,
zirimo gushya rwose, murabona ko bimeze neza. Murabibona ko zenda gushya rero, ndimo kuzihindura kugira ngo zitaza gushirira. Nk'uko mubibona rero, inyama zanjye zirahiye, zimeze neza, ziragaragara nk'iziryoshye rwose. Ngiye rero ushatse wazirya zimeze gutya, ukaba wakaranga nk'udutunguru ukazishyiramo, ukazirambikamo, ariko njyewe ngiye gukora isosi kuko nzikunda ziri mu isosi. Ngiye gukora isosi kugira ngo ndangize guteka uyu munsi mberetse ukuntu zimeze. Sasa ngo ninyumvire, nibagiye kubwira abakunzi banjye ko harimo, ko nashyizemo umunyu, ngwino nyumvire niba harimo umunyu. Sasa nyumvira ko harimo akunyu rero. Ko imeze nk'iryoshye we. Oh. Nawe ni ukuzadutekera, indi ujye udutekera itogosheje. Reka rero nkorera abantu isosi babone ukuntu imera iri mu isosi. Ni ukuri tuze kuryoherwa twese, nawe uri bubigerageze bikuryohere. Isosi rero ndakenera ibitunguru, murabibona amaze kubikata. Nkenere n'inyanya, inyanya nazirabye, inyanya zisanzwe. Ikindi kintu ndi bukenere n'udutungurusumu, mba nashyizemo duke kubera two ntabwo mukunda cyane, ariko turyoshya isosi. Akunyu, ndakenera n'akunyu gasanzwe ko kuza gushyiramo. Isafuriya yanjye rero nsutsemo amavuta yo guteka kugira ngo nkore biriya birungo byo gushyiramo inkoko yacu kugira ngo turusheho kuryoherwa. Murabibona amavuta amaze gushyuha. Ibitunguru na puwavuro ngiye mbishyiriramo rimwe, cyane ko mba nashaka ko bishya cyane. Murabona ko bitangiye gushya rwose, amavuta amaze kubigeramo n'umwuka, bimaze gushya. Nsutsemo tomate, za nyanya zanjye, ndavanze. Murabibona rwose. Kambe mpfundikiye gatoya kugira ngo inyanya zishye. Ngiye no gushyiramo salisa, ndakoresha iyi ngiyi kuko niyo mfite, ariko habaho n'ubundi bwoko bwinshi bw'amasalisa. Kugira ngo salisa ishye neza rero, mfashe akamamiyo buriya niko kavanga neza. Kugira ngo ishye neza. Isosi yacu rero iri hafi kuboneka, maze gushyiramo, nashyizemo salisa, nshyiramo tungurusumu, nshyiramo akunyu, nshyiramo n'uturungo duke kubera cyagiye ndi kumarina ya nkoko nari nashyizemo ibindi birungo. Nshyizemo iyi royiko. Royiko niyo nshyizemo kugira ngo agasosi kacu kaze kuryoha. Nyuma ndashyiramo na origano kugira ngo isosi igire akagu keza. Isosi yanjye imaze kuboneka, ngiye gushyiramo za nyama z'inkoko kugira ngo zitogoteremo. Murabibona ko isosi yacu ibonetse,
murabona ko isosi yacu yabonetse, nsizemo na ka piripiri kugira ngo bize kurushaho kuryoha. Mwakoze kubana natwe rero, nakagaruka, Imana ibahe umugisha mwinshi mwinshi. Mpfundikire kugira ngo ishye neza. Bye bye, ciao. Okay, ibiryo byacu rero ni uku nguku dushoje bimeze, murabibona. Sandrine nk'uko yakomeje atwumvira niba birimo umunyu natubwira. Sasa ryaho rero utubwire ukuntu wumvishe ibiryo bimeze. Ibiryo bimeze neza, biraryoshye. Bon appétit, bon appétit. Merci. Okay, bye rero abakunzi bacu. Bye bye.